Musanze Football Club yiteguye gute umukino ufite ku munsi w'ejo n'ikipe ya APR niki gishya abanyamusanze bagomba kwitega? Murakoze cyane kwizigira n'abarigana bagenzi banyu mwese murakoze kuduha uyu mwanya nk'uko mubivuze. Musanze FC yakira ama ekipe akomeye mu Rwanda, ndavuga APR cyangwa Rayon Sport n'andi ma ekipe agaragara muri Big 4. Tuba dufite umwihariko mu kwakira, nubwo kwakira ari ibisanzwe nk'akarere k'ubukerarugendo. Umwihariko rero nuko tuba twiteguye abashyitsi benshi batandukanye, abakunzi benshi umupira w'amaguru, aba Musanze gusa cyangwa Aprfc nka ekipe ifite abafana benshi mu gihugu, ekipe twemera kandi twubaha ko ari y'ubukombe. Tuba tuzi rero ko tugomba kuyitegura hamwe n'ubwishi bw'abakunzi bayo n'abafana, ndetse na Musanze FC nka ekipe nayo ekipe y'ubukombe ifite amateka, ekipe imaze igihe, kandi ikipe isigaye ifite intego y'uko nta kipe igomba kuba yaza kuyitsindira ku bworoherane. Birumvikana rero ko tugomba kwitegura. Tumaze icyumweru n'igice twitegura umukino, ubu tuvugana ku kibuga kimeze neza. Nekereza ni muhagera muragira ngo ni tapi, nubwo ari terrain naturel ariko rwose hameze neza cyane. Ikindi ibijyanye na protocol, aho abantu bagomba kuba bicara, cyo bagomba gufata cyose gishoboka, ubona coffee, ubona jus, ubona amazi, ibyo turimo turabitegura kuva ejo na komite twari mu nama kijyanye na parking, ku buryo ntaho wibaza ngo araparika he nubwo stade yacu ari ntoya. Byose turimo turabitekereza, turimo turabireba. Nizeza abakunzi ba APR b'i Kigali, mu gihugu muri rusange, abava Rubavu, abava Burera, Gakenke, Muhanga, abo bose twifuza ko nibaze turabakira neza, barebe umujyi mwiza wunganira Kigali, umujyi w'ubukerarugendo n'umujyi usigaye ufite ikipe ikomeye. Ifite ikipe ikomeye kivuze, ngira ngo gifite bihamya. Uyu munsi muhagaze ku mwanya wa 4 by'agateganyo n'amanota 12. Icyo cyari kijyanye no gutegura ibijyanye no kwakira yashobokaga 12 kuri 21. Ari bibi Musanze rwose. Ariko icyo abantu babibaza baravuga batese tuzajya kureba Musanze, kuyireba ni kimwe, ariko n'ibyizaduha ni ikindi. Ikipe yanyu yiteguye gute mu kibuga? Ni ikipe yiteguye gutanga ibyishimo cyangwa izaba iri mu kibuga itari tayari kuba yahana gutanga amanota nk'uko rero yatanze ushize? Kwizigira twebwe ibyo gutanga amanota byo ntago birimo. N'ikimenyimenyi ubu ngubu perezida arimo araganira n'abasore mu myitozo ya nyuma, ubu turi ku kibuga, bari motive, nta kibazo gihari usibye umukino umwe ufite imvune. Abandi bose bameze neza, nta bafite amakarita. Abatoza bari motive. Ekipe yacu ngira kuva twatangira shampiyona, usibye match imwe yamukura twatsinzwe nabwo mu buryo tutumva. Ahandi hose ngira ngo usibye kunganya ntiturongera gutsindwa, kandi nta nubwo twifuza kongera gutsindwa. Uwo mukinnyi ninde SG wavunitse? Yitwaga Kwavu Berikmas, akina inyuma, niwe Kwavu Berikmas. Abandi basore barahari, ba Gasongo, ba Chabarara, bararyoshye, bose bari tayari. Bameze neza. Chabarara ubu ngubu bari mu bihebye, afite intego yo kuba meilleur buteur, n'ikimenyimenyi n'ubu niwe meilleur buteur. Arambwiye ati abanyibeshaho ku myaka, ati ndaza kubereka ko umupira ukinirwa mu kibuga kuruta ku magambo. SG zi match bakunze kuvuga yuko ari match ndavuga ya Rayon APR umuntu ategura yashyizemo imbaraga nyinshi. Prime mwayegejeje ku 100 kuzamura. Rigani urakoze. Match nk'iri match komeye ibisaba motivation ku bakinnyi. Nkuko tubivuga rero twebwe intego dufite twirinda kuba ekipe yacu yajya habi nkuko sezishize byari bitumereye. Match usibye ni APR, match yose tuba twifuza kuba abakinnyi twaba motivation irenze kuri prime bafite kugira ngo ya manota tuyabone. N'ikimenyimenyi tuba tuvuga ngo amanota twabonye kuri Gicumbi atandukanye nayo twabona kuri APR. Ntabwo rero uyu munsi ekipe imwe rero dufata nk'urwego, ariko bien sûr kugira ngo abakinnyi babe motivated ntago twakina na APR ngo babone motivation nk'iyo babonye kuri Gicumbi, biriyongera n'ubundi. Hanyuma SG hano hari 11 nateguye ba Musanze. Yego, ngiye kugarukaho umbwire rwose aba 11 niba aribo bashobora kuzatanga akazi ku munsi w'ejo. Mwizamu Nseyimana Jean de Dieu Keshaurini aririmo. Umutima defense Mukengele Christian na Iva Marcel Dikume Equateur. Uruhande rumwe rw'iburyo Nkurunziza Felicien, rw'imoso kuri gatatu Murangamirwa Serge. Abakinnyi
abakinnyi bakina hagati Bizimungu Omar, hakaza kapiteni Niginama Patrick Embogamizi, hanyuma imbere yabo gatoya cyane Mutsinzi Charles Beste, Shaban Hussein Tsaba wa Tabala ku 9, uruhande rumwe Christophe Bioko, rundi Katembo Lubira Delovan. SG aba 11 nabo cyangwa hariho nibagiwe. ngira ngo icyo nabanza gushimira u Rwanda n'urubuga rw'imikino nuko ekipe yacu bayikurikira, wenda usibye ahantu hake mwibeshye ariko nka 90% aba bantu nahwema kubabwira ko ekipe yacu mwayikurikiranye, gusa abakinnyi dufitemo nka zinga tugomba guhindura nyine kugira ngo aperi tubone uko tuyitsinda. Matabare Sabo se nabahari Masabo na SG wa musore w'umunyafrika y'epfo w'imusomo hano barimo hagati cyane aturuka ku ruhande. hanyuma soza ubutumwa abakunzi ba Musanze Football Club ubatumire, hanyuma unatubwire n'ibiciro. Unasubize na Rujugiro umufana umukuru wa APR aravuze ati ubu ni bwo APR tugiye gutangira shampiyona, ati ubabwire yuko tuzamanukana abafana n'imvura y'ibitego tuzanyagira Musanze, ati none William Togwi ngo yarabwiye ngo ibibuga nk'ibi bibi ngo nibyo azi cyane ngo nibyo akunda, ubwo nawe umusubirizemo utange n'ubutumwa kuri APR. Murakoze, ngira ngo ubutumwa njyewe naha abafana ba Musanze FC nababwiye ngo bazaze kusata imiryango zabifunguye, bazaze bameze neza bishimye kubera ko n'ubundi bazataha bishimye, kandi baze kare nkuko twababwiye, twabashyiriyeho promotion ko uwagomba kugura itike kuva kuwa mbere kugera uyu munsi saa 6 z'ijoro ari 2,000 hasigaye hose, ahasakaye ku mpande bikaba 3,000, VIP 5, VIP 15, ariko guhera ejo hasigaye hose azaba ari 3, ahatwikiye bibe 5, VIP bibe 10, VIP 20. Ndagira ngo rero abanyamusanze rwose mu mbabarire muze hakiri kare, tubahe ibirori, tubereke ko tutari agafuki ivugo rimwe, tunabereke ko imyaka ishize APR sayitsinda, uyu munsi twifuza kongera kuba ibyishimo. Abakunzi rero ba APR nabo rwose ni muze muri benshi pe, muze muri benshi, tubereke umujyi mwiza, murebe iterambere aho rimaze kugera, musohoke mu mahumbezi, ntago muzaba mucyuye ubusa, tubahe n'ibirori bisanzwe ariko amanota yo nibayibagirwa. Asante sana Siraj, urakoze cyane, ugira umunsi mwiza. Murakoze cyane, na Rujugiro yihangane ntazarire. hanyuma Siraj SG ikipe ya Musanze Football Club akaba ari muvugizi wa ekipe, buriya Patrick Niyonzima tunamusuhuze muvandimwe kuri Inagi Radio, we ngo no muvugizi w'abafana. Ari umutara wundi yitwa Arno Mulumba, uramuzi umujene hariya, aranga ati ekipe ya Rugangura 99% niyo atakantu gato gashobora guhinduka nkuko twari tuvuze, ati umusore witwa Charles ameze neza, ati hagati ye na Retabo, ati hagati ye na Retabo ati niho umwe yabanzamo undi agasimbura, atari kabandi bose 10, ati kandi nundi ntabwo bivuze ko atakina, ati ko nawe ameze neza, ati 10 bo, ati 10 bo nibo, ati aho ngaho kwa Retabo Mataba na Charles ni umutoza gitekereze se mbanze mu ndi ndamusimbu. Rero abantu be Musanze babyishimo bitegure kwakira abantu neza, n'abandi bantu bakora muri hospital y'amacumbi ya byishimo, cya cyumba cyanjye tuba turwanira cya cyumba kiri classique cyanjye tuba turwanira, ariko urugangura kantanga gukora ko akugenda naje agereza kugenda kujya Musanze ugasuza mwana ukora kwa byishimo umukobwa, nasoza Brian ahubwo umuhungu Manaza Brian. hanyuma ibe ariko rero ibe nakubwiye ngo ujye ukiramo na ka by the way navuze gute se ubwo birashe anyway yakugiyemo cyane yanzegereje.